ntazi kuvuga ibintu nyine atari kwivugamo yishyiramo niba muri gukina n'akabiya azi ibyari cyane buriya akwiriye kuba yize. warayi Muhadjiri yigeze gukina n'umuntu ahantu umuntu arishuka aravuga ngo reka duterekeho akantu Muhadjiri abatse si wa mugabo wikwira ufite amafaranga kwira nakubwiye ngo baza kugupinga Muhadjiri arapinga cyane umugabo arirakaje ngo njye mufite amafaranga menshi ati se urashaka ko dukina ngahe ngo senkani Muhadjiri ati ntaribi atitishira Muhadjiri abwira madamu ati nyihera inote ya senkani y'igishoro ati nigore amafaranga yambise inote y'ibihumbi 100 n'iryo joro aratugurira turenjoyinga nibwo rero atugaraga ibyo biragati ubundi ninjye ukomeye nagize amabedi ntabwo amushyizemo yaravuze ati Ruvumbu yarakina ati ubundi hari classe y'abantu batatu hari classe yanjye na Mboma na Ruvumbu ati akaba classe ya kabiri irimo ba Bedi amukora amakosa akomeye ati mukora amakosa akomeye tunshyira kuri level ya Bedi ati nge Muhadjiri reka twumve Muhadjiri ejo n'ubundi yaganiriye n'itangazamakuru. Ndibaza ko twaganiye byinshi ntabwo umuntu yabivugira hano ariko nibyerekeranye na ekipe y'igihugu ibyo ashaka. Ndibaza ko ndi kugerageza kubikora hano mu myitozo turi gukora no kugerageza ko urumva n'ubwa mbere ntago muri gahunda ze urumva ko nibwo ndi kuzamo. Nibaza ko ari kumuprova nyine kugira ngo ibyo ashaka nanjye njye mu iyo system uragerageza ko akenshi umukoca wese yaje ari ibyo abashaka ngo ukoreho ko ntago abakoca bose bafite system zimwe. Nibaza ko yaganiye na coach wanjye wo muri club ambwiraho ibyo akeneye. Nibaza ko naragerageje niyo mpamvu ndi hano. Ikindi nuko ngomba no kubikora sasa muri ekipe yiwe. Nibyo nari maze igihe kitari gito nagaruka mu Mavubi ariko nyine urumva naganiraga n'abatoza kandi naho nakinaga nahinduye na Ikipe navuye muri Europe na muri Arabie Saoudite ariko nibisanzwe urumva mu Mavubi tuba dufite abakinyi benshi ariko nishimiye kugaruka ikizere umutoza yampaye kugaruka mu Mavubi nuko nyine nzakora ibishoboka byose kugira nyine nabe abo ni byiza kuri njye. Cyambere ngewe ndireba mbanza kwanza nkareba ibyo ngiye ndi gukora nkatanga ibyanjye byose ubundi kunkinisha cyangwa utankinisha na mahitamo y'umutoza sindeba abagenzi banjye bose nabo barabishoboye uvuze ba Sefu Bonere ariko ngewe cyangwa gusa nuko ngewe nkuri ibyanjye hagerageza kubikora neza mu bushobozi bwanjye ibindi nkabirikera umutoza. Yes twaraganiriye tuganira ibintu byinshi ambwira ko ntekerezaho kandi ngomba gukomeza kwitwara neza aho ndi gukina kandi kugira nyine nzaze mu Mavubi nkora ibyo nshaka. uwo ni Ruboneka ndetse na Rubanguka Steve bavuze ati umutoza yaratuganirije atubwira ibyo twifuzaho turimo turageza kubikoraho. Ngira ngo uyu munsi nibwo sibwo bari ejo nibwo bazagenda kuwa mbere bazagenda kuwa mbere turimo turasoza kuri ingingo y'Amavubi kugira ngo mukanya tuze kwinjira muri Rayon Sport. Kera tisoza bari bwo abandi hamagaye mu bataka ni Muhire Keve Hakim Sahab umugenzi Bienvenue na Iraguha Haji tutibagiwe na Mugisha Gilbert impamvu umusorejeho nuko umutoza yamugarutseho avuga ko nyine bimubabaza cyane bigendanye wenda n'abanyamahanga bakina muri championnat bituma bamwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda akeneye we ku giti cye batabona umwanya wo gukina kandi mu by'ukuri abonera abakinnyi nyine b'abahanga urana nyine nka Mugisha ntabwo ari guhabwa umwanya munini cyane muri ikipe ya Mbere bikurikirana na competition irimo hari ubwo bahengeka Ruboneka ndanabihuza n'ubushize atubwira kuri Nshuti Innocent yari yavuze ko rwose uburyo we abona n'umwataka wakabaye baza muri club aravuga ati sukwivanga mu kazi ka Thierry Froger ariko byanze bikunze uyu ni umukinnyi wakabaye akina kubera ko ni umukinnyi w'umuhanga kandi ukiri muto. Ubwo rero yanakomoje kuri ibyo avuga ko kuba abanyamahanga ari benshi muri championnat atuma hari akantu byamubangamira mu bijyanye no guhamagara bamwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda bakiri imbere mu gihugu ariko nyine kubera ko batabona umwanya wo kubanzamo bigatuma hari ubwo atanamuhamagara kandi akabamuhamagara. Gilbert ntago ari umukinnyi mubi nubwo atari gukina muri iki gihe ariko yagiye amufasha ku muntu nka mugenzi d'abord mumuvuga mugenzi hamagawa niba abakinnyi basanzwe bari muri national akavuga ati kanongere ndebe muri barafite establishment se bamaze aba established ari gihe aba yaramubonye nko muri equipe kuko umugenzi wo muri Kiyovu yari mwiza kandi nicyo gihe no mutoza yaje afite kandi kandi ndashaka kwamukundira mutoza ku bintu bya pressing sire tukubuze equipe gukina baro ariruka cyane afite akantu rero buriya nk'iyo ari gusimbuza minota nyuma kunze kumuha
iminota yo kugira ngo akomeze aderanje defense niba ikipe ishaka nko kutwishyura kandi ukabona arabigerageje. Umutoza bareba utuntu twinshi tudetaye twinshi uduprofile twinshi kandi buriya atekereza match ntabwo atekereza ababanzamo ngo batsinde gusa, atekereza no kujera resultat, atekereza detaye nyinshi. Uzi ko ashobora nko guhamagara umukinnyi akamubwira ngo ufite iminota yawe myiza 10 muri match tuzajya dukina yo kuza kunyicira wenda adversaire muri ubu buryo. Nango abatoza buriya abakinnyi benshi uzarebe ni Burayi aho twatandukaniye nabo mu mupira, turi umupira tutajya muri detaye. Uzi ko umutoza iyo se zijya gutangira ahamagara umukinnyi bakaganira bakumvikana ku buryo bw'imikoresherezwe, akamubwira nk'ubu ngubu Henderson ajya kuva muri Liverpool ajya muri Saudi Arabia mbere yo kugaruka muri Ajax. Klopp yaramuhamagara amubwira ati look mfite abana batoya nzamuye ndavuga Klopp avugana na Henderson yaramubwira ati mfite abana batoya nzamuye kandi benshi, uyu mwaka ntabwo nzaguha iminota myinshi, uremera kumbera Mirina. Warana Mirina ukuntu yakoreshwaga yego igihe havutse ikibazo ndagushyira ku mwanya ubonetse uwo ari wo wose, uraba uri muri groupe wubashywe nk'umurida ewana, uraba ufite n'ijambo rinakomeye cyane, ariko icyo ntari bukwizeza nta minota ndi buguhe kuko mfite ba Elliot ngiye no kugura ba Endo n'abandi, nta mwanya ndi buguhe nk'uwo naguhaga. Sita ni wowe none ufite umwanya wo kwicara ukabalance. Burya agenda yahunze ajya muri Saudi Arabia kugira ngo abone umwanya wo gukina adatakaza umwanya muri Ikipe nationale kuko yari afite ubwoba ko nicara muri Liverpool atazabona umwanya wo gukina muri nationale. Kugira ngo nabyumve neza wumva ukuntu ari cyo cyabaye mu gihe yasohokaga ajya Saudi Arabia yari na Southgate barabiganira umutoza nationale nk'uko bivuga. Umutoza nationale yarambwiye ngo it's okay, Abdullah prefer ko wajya ahantu kina niyo haba ari muri liga no kusha Premier League kurenza kuba wakwicara hano ntabwo nazabona icyo nisobanuza ngo hamagana. Dore mwereke ukuntu none bitandukanye. Ariko ejo muri Calvin Phillips yamugishije inama aramubwira ati se coach ngende muri Italy ko yuvi nshaka cyangwa nigumire muri West Ham ko mfite offer ebyiri. Aramubwira ati nkugire inama byabyiza ugumye muri no liga y'Ubwongereza umenyereye kuko iri très competitive kurusha y'Ubutaliyani. Niki yarebaga style nanone yararebaga akavuga ati at least hano hari igihe wenda kuko amenyereye byakorohera guhita ukabona umwanya. Ibyo rero mu yandi magambo bo urumva baba utuntu twinshi akareba akavuga ati ndavuga abatoza yaba club nabibiki kavuga ati hano nabakina hano wenda adakina bimeze gutya inyungu zirimo ahani zize. Hakaba n'abandi rero avuga ngo abakina abadakina afite role runaka njewe nzi y'ikintu akora abandi bose twebwe tutabona, twebwe tutanazi wenda tutanajyamo ngo tudiginge deeper tumenye what is going on muri equipe. Icyo kintu makipe yose y'ibihugu, icyo kintu muri club yose hari umukinnyi bibaza impamvu abamo. Umuntu yitwa Yariye mujya mwibaza impamvu amaze igihe muri Liverpool, urigi n'umwe mu abantu babonaga umuntu usanzwe utari kuri level ya Liverpool. Ariko Klopp ngo yajyaga amubwira ngo ngiye kukugira a super sub kandi uzamure jande w'iyi kipe. Ati criticism ni nyinshi abantu bavuga ko udakwiye kuba hano, bose babona yuko ari we muntu ukwiye kuba adatekerezwa no muri Liverpool kandi kuko ni nako bimeze. Reba no muri tinga kubyara ariko yaramubwiraga ngo ngewe I count on you, igihe cyose uzabijyamo uzabigitamo. Yajyagamo akabanza akamukubita bya bipfunsa ajya bakubita akamukubita zangu mu bitugu akamubwira ibigamba akamubwira ati wibuke ibintu nakubwiye dutangira sezo, ati niho zagucunga na equipe mu bihe byanyuma, ati wallahi izina ryawe hano rizandi kuzakomeza ubigihanganye. Cyajyagamo akabivunderezamo muri ku gitego yakubise Barcelona. Hari ukuntu umutoza babona ari wowe muntu yanabwira amagambo at least ukayumva ukavuga ngo niteguye kugupfira kuko wankoreye ibirenze. Siko buri gihe ugomba gukora n'abantu bari kuri elite level, abantu baranavuna burya rimwe na rimwe no kubajera biragoye no kubajera kuko nk'ibyo bya Muhadjiri ugize Muhadjiri cyane bafite confidence bari hejuru nabyo biravuna. Fo kujyana ba bantu bari hasi bawe nka babiri bahamagarwa abantu bakritika ariko wowe icyo wakinaga nicyo psychological bibi ni detail abazungu baba ari abahanga. Ikibazo tugira ni kimwe, abasore bavuga neza tukapana ndege akakuja kufundisha waricaye ku bunyobwa n'icyayi uyu ni umuzungu yarabigize afite amalisansi yuri indege yaje igihugu kimugati tubabariruze afite ibintu azi afite ibintu ahamagariye abantu. Hari n'abandi wenda baba batahamagawe ntitwabura kubivuga nka wenda nk'abo ngo banowe bakavuga se ko wenda
yari amaze igihe agerageza kwitwara neza nubwo yaje kugeramo imvune. Uyu musore Rafael York abantu ntibabura kuvuga yina nka batubyaye, ariko buri wese ugiye umubaza yaguye impamvu. Ongeho navuga ntakumva impamvu ko atahamagawe ni Kwizera Olivier kubera ko ari gukina ntabwo nyine Kwizera hari igihe ngo yigeze kumuhamagara yanga kwitaba. Kwizera hari igihe twigeze gukina match bigaragara ko nta kintu turi kurwana ni muri Ethiopia back in the days. Ni muri Ethiopia avuga ko twarwaniraga kandi ariko Olivier aho hantu yararenganye mu makosa Olivier yageraho ngaho yararenganye. Olivier yaravuze ati ikipe yanjye iri kurwanira umwanya iri mu mazi abera ntabwo imeze neza kandi nanjye sinshaka gutakaza umwanya wanjye. Ntimwamamagara ngo nze n'ekipe iri muri competition noneho na prime hano iri hejuru nimumfashe. Harimo inyungu nyinshi donc harimo kurwana kuri ekipe kugira ngo idatakaza umwanya iri kurwanira, nanjye ndatizamu nkaba nagaruka nkaritakaza akaga prime kwiyi match dafite ikintu kinini maze mwagerageje ba Fiacre n'abandi no bakaboneraho. Abantu bahita bifatana no gusuzugura ekipe nationale. Oro buryo byo guhamagara umukinnyi mugomba kuganira, niyo mpamvu abandi baganira. Nureba Ben White ko yanze guhamagarwa mu Bwongereza yanze corap yayanze, ariko umutoza yavuze ngo wenda ibyayero kuko atumukinnyi ntabonye ubu Kwizera ko nzamuhamagara muri rero biragoye ariko imiryango ye nifunze. Babivuze ngo iki asigara mu kuvuga ngo hari room ya negotiation zisanga ngomba kumwinginga. Ako kantu Simbe nagafunze ngo mvuge ngo araciwe. Hako ibi bintu utwo tuntu Ferwafa yigitureka hari utuntu nyine umupira ni ikintu kiri professionnel tujye kurama akantu k'uduti cyangwa Kwizera ari muri forme ama video ya Kwizera Olivier yabakoze amasave kabisa abakuramo amapenalty abakoze amasave apari na forme ariko ni class na class ari Olivier nuko nanabyemera Simba beshye. Nabonye Ndori nabonye bakamende ko uyu Fiacre nge nemera ko umuzamu mwiza nabonye w'Amavubi ni Olivier. Anterme yitwa impano apana ibyo yagezeho kuko yabaye mu Mavubi yatsinzwe cyane. Wenda Ndori yabaye mu Mavubi yapfuye kugerageza. Puriya Nkaramazane yo Rwanda dufatiye muri kani ntabwo ari umuhanga cyane bya talent izamu ntabwo ari umuhanga cyane. Wenda na Mosi niwe waruzi izamu. Mosi ariko ni Kwizera. Mosi ni Kwizera. Mosi na Kwizera biragize ni version ya kabiri. Afite tala idasanzwe Olivier ni abantu twibagirwa mujya mwibuka match muri Cape Verde twakoze 0-0 Olivier yakuyemo nk'amashoti nk'icenda n'izina ry'Imana match zo muri shani ino match wajyanye n'Amavubi Giamnaggio muri Senegal wajyanye n'Amavubi Senegal iriya match twatsinze igitego cyo kuzabona ya penalty kandi yanayikurikiye penalty ka Sadio Mane anagakoraho Sadio Mane namubwiye ngo wamuzamu komereza Sadio Mane ubwo ni Olivier yaramubwiye ati yarabanje kumubwira ati Sadio Mane ngende umufana wa Liverpool ndanagufana ndayikuramo nje twaraganire kuri hotel namwe bavugana giki aramwe ati namubwiraga ngo mfana Liverpool nawe nkagufana ndayikuramo ahantu tera ndahazi ati nayikozeho nyuma ya match yakubwiye iki aravuga ati courage uri mu muzamwiza Olivier sinzi cyo banateraga blague amubwira ati ariko uri n'umukwe wacu kameme aravuga ati nawe uri star nawe wagerayo ntumbeshye isi vraiment sinzi nka hari n'ukuntu nyine umutoza zaga gasanga bamushyizemo ibyo bintu aramubwiye yani na abanyarwanda burya abantu barashakisha rega ubundi nuko abantu rimwe na rimwe donc ibyo dusaba n'itangazabakuru no kuvuga ibintu biri factuel. Iyo umubwiye ikintu ukavuga ati he atugiye kuzana ndi atwe arananira ntabwo yatubwiye umuzungu iyo ni evangeline abazungu nibazi kubera riga ntabwo press conference ubwo murabizi press conference y'ubushize ntabwo yavuze ngo ntabwo ntiyemerewe gusohoka ngo bambwiye ko abanyamakuru ngo bino ngo badashobora kumbona ngo ni hanze ntiyabivuze yarasibye n'uyungu se nta mutozi wavuze ngo abantu ngo imbundi mwampaye akazi kiki ko bampangira list Roma numwango nuko itangazamakuru buri gihe dusabwa kuvuga ibintu biri factuel ufitiye fact nabyo nibwo munyamwuga ariko twemera ko neza ikintu bita shyushyu amagambo yo ku ruhande agira influence mu byemezo bifatwa kandi abanyarwanda turaziranye rwose none Olivier Nairobi bamwita Nairobi noza safe yamaze igihe kingana cy'adahamagara mu ikipe y'igihugu kandi yaranze asaba imbabazi bavuga ati ariko wowe urasuzugura amacho muri Senegal abantu benshi baba bati safe yaza kuba hari agakasare hagati ariko baravuga bati ari mu bihano yasuzuguwe perezida wa federation
bigafata ibyemezo nka fiacre si umuzamu mubi ariko ubona ko ari urwego nyine rwa kwizera atarageraho nk'ibitego bamutsinda ukavuga ati sha hano Olivier uri kwanga kufura bamutsinze ihuye kuri Ethiopia hari classe nyine ntwari fiacre atarageraho aracyari muto aracyazamuka amurusha souplesse umubiri we uri rapide cyane urihuta cyane wanuza n'amareflex y'abazamu wa na Olivier hanyuma nawe nakagera taye nziza